dutangiye uyu munsi, uyu mugabo yirukanwe inshuro 10 mu kazi yakoraga, none uyu munsi ni umwe mu bakire bakomeye bari kuvugwa, bigeze bavugwa. Uyu mugabo yigeze kwirukanwa inshuro zirenga 10. Nta muntu n'umwe wamwizeraga, ariko uyu munsi ni umwe mu bantu bafite influence ikomeye ku isi. Nuko dutangiye uyu munsi. Ni iki yakoze rero abantu benshi batakoze? Icyo ngicyo nicyo ngiye kukubwira uyu munsi kuri Asaph TV. Muri iyi video nuyikurikirana ukayirangiza. Yasabye abantu akazi benshi barakamwima, baramubwira ati nta kazi gahari. Baramwangaga. Yagerageje business ye ya mbere arahomba, ndetse n'abantu bamwegeraga bamutuka, bamubwira yuko ibintu ari gukora nta mumaro bitazacamo. Hari abantu benshi hano hanze bafite imico nk'iyo ngiyo yo kubona abantu cyangwa se bagenzi babo bari kugerageza ibintu bimwe na bimwe, nkawe yamufashe akaboko ngo amubwire ati ngwino tugende, ahubwo agashaka kumuyobya, kumuca intege. Ariko we ntabwo yigeze arekera. Abo bose baraje, arakomeza aragenda. Yigaga ku makosa ye, icyo nicyo kintu gitangaje, kandi agahindura uburyo. Yabona byanze hariya agahindura uburyo kandi agatekereza. Wakibaza ngo uyu muntu ninde? Komeza video, uyu muntu uraza kumenya isomo rya mbere uyu muntu yavuze. Yaravuze ngo kwanga gutsindwa burundu niyo soko y'ubuzima, niyo soko y'ingenzi mu bintu byose wakora. Urufunguzo rwa kabiri yahishuriye abantu, yaravuze ngo kwiga amakosa yawe muri business yawe cyangwa se mu bindi bintu byose ugerageza gukora. Uhuye n'ibibazo cyangwa se uhuye n'ibindi bintu byaguteshaga umutwe byinshi cyane, bitumye uhomba, bitumye utakaza icyo wari ufite, bitumye utakaza izina wari ufite. Icyo ugomba gukora ni ikihe? Igira kuri icyo kintu, ukigireho amakosa yose, nurangiza utangire ikindi gishyashya, ugikosoremo ya makosa yose wakoze muri cya kindi cya mbere. Urufunguzo rwa gatatu ari narwo rwa nyuma tugiye gusorezaho, rwa kasamutwe rukomeye yavuze. Yaravuze ngo kwizera, ndetse ukizera na process. Yarazi ko gutsinda atari ibintu ukora iminsi 2 cyangwa se ukora iminsi 3 cyangwa se ukora icyumweru ngo uba ugeze ku ntego zawe. Yarazi ko gutsinda bisaba igihe gihagije cyo kwitegura, ndetse n'igihe cyo kugaragaza ese ni iki ufite. Uyu munsi rero abantu bamwigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba nawe hari igihe wumva ibintu byanze cyangwa se ibintu byagucanze, ibuka ko gutsinda
cyangwa se gutangira bisaba igihe. Komeza rero ukurikirane n'ibindi biganiro aka kanya ngiye kwita nkora. Nimba iki kiganiro wagikunze, kanda subscribe, ukore share, ukande na like kugira ngo utazacikwa n'ikindi kiganiro ngiye kwita ncisha aka kanya. Ciao ciao.